haleluya 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 haleluya. Yesu nashimwe. Ndabasuhuje bene data nshuti zanjye mwese tubana muri uyu mwanya wa niba ture buri gitondo bakristo bitorero Elayono Mountain Church mu Rwanda aho muri hose. Ndabasuhuje abari hano mu mujyi wa Kigali, abari mu ntara, abari hanze y'igihugu cyacu ku migabane itandukanye. Nshuti zanjye Yesu nashimwe. Uyu mwanya wa niba ture duhereje Imana icyubahiriza inzijo rikazingura amanywa. Dushimiye Imana ikomeje gahunda yo kuturengera no kutwimana no kuturwanirira. Dushimiye Imana intwari ku rugamba. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Nawe uri umugabo wo kubihamya. Uwiteka yakwimanye kandi yaranakwimanye. Arongera arabikoze, aravuze ngo nube hubayeho utitaye ku bibazo ufite kuri situation urimo. Hereza Imana icyubahiro uyibwire ngo urakoze Mana, kuko we uriho ku mugambi w'Imana, ntago uriho kubw'umugambi w'abana b'abantu. Kubwabo baba barakumize burunguru ukiri muzima, ariko Imana yashyizeho gasopo irakwimana. Imana ihabwa icyubahiro. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Iki gitondo mbere y'uko ujya mu kazi, mbere y'uko ujya mu rugendo ugiyemo, mbere y'uko ujyaho ugiye hose, banzamo Imana. Banza Imana ihakubanzirize, ihakubere. Imana yitamurure, yigaragaze ku buzima bwawe mu byawe. Imana nishimwe cyane. Iki gitondo muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Tubyutse dushima Imana rero. Tukiri muri teme yacu yitwa guca bugufi imbere y'Imana. Twasanze guca bugufi imbere y'Imana, Imana ijya yigarura. Iyo waciye bugufi, Imana irigarura ikakubabarira, ahubwo igapfumbatura igipfunsi cyayo, igahaza kwifuza kwawe. Guca bugufi imbere y'Imana habamo umugisha. Iyo uciye bugufi imbere y'Imana, irakureba ikakwitegereza. Ariko guca bugufi ko mu mutima, ntago ari uko ku mubiri gusa cyangwa kwigira indyarya mu byo uvuga. Oya, ca bugufi imbere y'Imana. Niyo mpamvu iteme yitwa guca bugufi imbere y'Imana. Imbere y'abantu wabiyoberanyaho, ariko muri wowe imbere uri mahuma. Umuntu yakubona inyuma akabona uri intama, ariko muri wowe imbere uri barupyisi. Ni byiza rero ko iyo mitima mibi, iyo mitima yo kutubaha Imana, muyikuramo ukagira ikintu cyitwa kubaha Imana, ugaca bugufi. Kuko nucira bugufi Imana, kubaha abantu bizoroha. Uyu munsi ikintu cyitwa ikinyabupfura, hari aho usanga umuntu rwose ntacyo afite. Umuntu agahagarara ku gahanga rwose akaba yabwira nabi umuntu umukuriye cyangwa akamusuzugura. Akamwereka yuko uwo musaza, uwo mukecuru, mu bwonko bwe hasobanye. Nyamara buriya gusobanuka kwawe nuko ari we wabanjije kugenda gusobanurira. Witonde cyane. Iyo atahaba wa musore we, wa mukobwa we, uwo mukecuru n'uwo muviye, uwo witaviye, iyo atahaba ngo agusobanurire iby'urugendo uzacamo, iyo atahaba ngo agusobanurire akugaburire, ntabwo uba warasobanutse. Ibyo byose urimo n'imbaraga z'abo bakecuru n'abo basaza. Mwirinde cyane kuzikoyoreraho umwaku n'umuvumo, musuzugura abantu bakuru. Uyu munsi ubona rwose abantu bakiri bato bakanyakanya. Abo bajene bajya ahantu bakiherera bagaseka. Mukabatiza abakecuru n'abasaza, abo bamama bakuze n'abo bapapa bakuze, mukabatiza amazina, ndetse mukabasuzugura, mukabamutekereza ko bo nta bitekerezo bafite. Nyamara nagiraga ngo nkubwire ngo uce bugufi wubaha Imana. Nuca bugufi kubaha Imana, n'umuntu ugukuriye uzabasha kumwubaha, uzamuha icyubahiro kugomba. Wumve ko ari uwo kubahwa rwose. Ariko urubyiruko mugarukiraho, nimukarebe abantu bakuze ngo mubone ko ari incanganyukirwa. Oya, ntago bacanganyukiwe, ntago ari abasazi, ahubwo ni intege nke ziba zitangiye kubazamo. Nabo wabasubiza mu myaka iyo ngiyo urimo, wowe ukaba uhari, wabona bakora ibikomeye. Witonde cyane rero, nuce bugufi imbere y'Imana. Ishobora byose, yatabaye abicoje.
uyu munsi nashatse yuko dukomeza kuba muri iri jambo, ariko nawe wumvaga hari aho watandukiriye, hari umuntu ujya ufataho ijambo ukamuseka ngo nuko akuze, wihane kandi uce bugufi imbere y'Imana, bitazagukururira akaga ubwo yamenya ibyo umuvuga cyangwa uburyo umugaya wa mwana we. Uwo mukecuru n'uwo musaza bariza amarira yabo yagera yihuse kuwiteka, Imana nawe ikagucisha bugufi. Mujye mububaha, mubafate nk'ab'umumaro, mubafate nk'abantu bagize uruhare kugira ngo namwe musobanuke mube mumeze neza. Imana ibaha umugisha. Nyemerera muri iki gitondo dukomeze dusome ijambo ry'Imana. Ni igitabo cy'umuhanga Salomo, Imigani ibice 18. Turasoma ku murongo wa 12. Dusome mu izina rya Yesu Kristo, tukiri muri iyi teme yacu yo guca bugufi imbere y'Imana. Murongo wa 12 uvugeze ngo iki? Havuze ngo kwishyira hejuru k'umutima kubanziriza kurimbuka. Imana itubabarire. Ndagira ngo wowe wumwibone, wowe wishyira hejuru, wowe wikakaza, wumvire ijambo ry'Imana uko Imana ikubwiye. Imana iravuze ngo kwishyira hejuru k'umutima kubanziriza kurimbuka. Birashoboka ko nawe wishyira hejuru, uri mwibone, wikakaza, wigize umuntu wa hatari, ariko ijambo ry'Imana rirakweruriye, rirakubwiye ngo kwishyira hejuru k'umutima kubanziriza kurimbuka. Ugarukiraho rero, wowe wishyiraga hejuru, wowe rwose wabuzaga abantu amahoro, wowe Imana yaguhaye akantu gato, yakweretse inyinya yayo, ntabwo yagusekeye bihagije, ikwereka inyinya yayo kugira ngo ikumare umubabaro, ariko urangije wishyize hejuru cyane. Iyo ubonye abantu ubafataho ijambo, iyo ubonye umukene ari ku gihe cye cyo kugeragezwa, wari uzi ko hari igihe umuntu aba ari umukene kubera Imana yabyemeye iri kumukuba, wowe ugahita umufataho ijambo ngo ni umuswa, ukamufataho ijambo ngo ni ukubera igisekuru cye nta muntu wigeze atunga ku rufaranga. Kwishyira hejuru k'umutima kubanziriza kurimbuka. Witonde cyane. Nubona umuntu uri mu bihe bye by'umubabaro, ujye uceceka, ntabwo ugomba kumufataho ijambo, kuko ijambo ry'Imana rirambwiye ngo kwishyira hejuru k'umutima ngo kubanziriza kurimbuka. Itonde. Ndakubwiye ngo witonde cyane, witonde, kuko kwishyira hejuru k'umutima kubanziriza kurimbuka. Ndakubwiye ngo witondere kuvuga umuntu uri mu kigeragezo. Itonde rero wowe ufite abana wahetse wabyaye, itonde mubyeyi kuvuga uri mu kigeragezo cyo kuba atarabyara. Witonde cyane, kuko ijambo ry'Uwiteka riravuze ngo kwishyira hejuru k'umutima kubanziriza kurimbuka. Nawe siwe wanze guheka, siwe wanze kubyara. Itonde cyane ku rw'urwo rurimi wahinduye igikwasi umujombesha uvuga amagambo atandukanye. Witonde cyane, kuko ijambo riravuze ngo kwishyira hejuru k'umutima kubanziriza kurimbuka. Nimba ubona uri kugenda neza bikemera, ukaba ufite rwose akantu kuri konte no mu mufuka no mu ikofi no mu isakoshi, ukaba rwose utaraveringa bikemera, uhereza Imana icyubahiro, ahubwo ufashe uwubabaye ndetse umwigishe no kuva muri ubwo buzima, kuko niwahora umuha umubwira uti kora gutyo urazamuka, ariko wimufataho ijambo gasopo, wimufataho ijambo uce bugufi, kuko nawe ibyo ngibyo utunze n'ibyo ufite wabihawe n'Uwiteka. Imana ishimwe. Kuba atarize si uko atari bwige ngo bishoboke, wenda n'ubuzima bubi yanyuzemo. Gasopo kujya ugenda ucisha bugufi bene so abantu, ahubwo wowe wicisha bugufi mu mutima wawe, wubaha Imana, uyishimire ibyo yaguhaye n'uburyo ubayeho. Imana ishimwe cyane. Ijambo riratubwiye ngo kwishyira hejuru k'umutima kubanziriza kurimbuka. Ese wabigenza gute? Nawe ibyo warataga byatumaga ufata ijambo ku bandi. Imana mu munota umwe guhumbya no guhumbura ibikozeho, kuzi ko Yobu Satani yakoze ku butunzi bwe n'abana be. Ese wowe wakerekeza he? Wavuga iki? Mana wenda kwinginze ngo utuze uce bugufi imbere y'Imana, ukuri kose ujye ugenda wubaha Imana. Imana ishimwe cyane.
ijambo rikomeje rivuga ngo kandi kwicisha bugufi kubanziriza guhabwa icyubahiro. Ariko haleluya, ngo kwicisha bugufi kubanziriza guhabwa icyubahiro. Iri jambo sinzi nimba uryumvise neza. Kwicisha bugufi uko uri kose kubanziriza guhabwa icyubahiro. Urasabwa kwicisha bugufi imbere y'Imana, ukicisha bugufi ku bantu Imana yaremye mu ishusho yayo, kuko ubifitemo inyungu. Ngo niwicisha bugufi, ngo kwicisha bugufi kwawe kubazabanziriza icyubahiro uzahabwa nyuma. Wicishe bugufi ubona icyubahiro, wicishe bugufi yewe were kutwotsa, were kudukandagiza ubuzima bwawe. Waya icishe bugufi kuko bizaguha ikindi cyubahiro. Imana ishimwe, haleluya. Imana ibaha umugisha. Mugende mwicisha bugufi imbere y'Imana, muhahe muronye, Imana ibanezeze. Mwuka wera basobanurira iri jambo. Icyo mwifuzamo nuko wakwicisha bugufi, ubundi Imana ikaguha icyubahiro, kuko iyo Imana iguhaye icyubahiro biraryoha. Imana ishimwe. Shalom shalom. Muhahe muronke mugendane n'Imana. Imana ibanezeze.